urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga numvaga kwifata abasaza. Ubundi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa kabiri kugeza kuwa gatandatu isaa 1:40 z'umugoroba kuri Radio Sarusi ivugira kuri 97 ndetse n'101.9 FM. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro cya 11 mu biganiro 30 muzagezwaho n'umuryango Ejo Youth Eco ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyagera mu Rwanda hahindutse byinshi birimo n'ifungwa ry'amashuri. Mu kiganiro cya none rero tugiye kuganira ku mibereho y'abarimu bigishaga mu mashuri yigenga muri ibi bihe bya COVID-19, twibanda ku buryo bari guhangana n'ingaruka z'iki cyorezo cyatumye akazi kabo gahagarara igitaraganya. Ese bari gukora iki muri iki gihe? Urabyumva muri iki kiganiro. Iki kiganiro gihagarariwe na Roger Nigena, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho nge mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza. Ntimujye kure ya radio zanyu kuko muri iki kiganiro muza kumvamo n'agace ka 11 k'ikinamico Sigasira. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Reka ikiganiro cy'uyu munsi tugitangire ku bitekerezo by'abarimu banyuranye bo mu mashuri yigenga batubwire zimwe mu ngaruka bahuye nazo muri iki gihe cyo kwirinda COVID-19 ndetse n'icyo bari gukora mu rwego rwo guhangana nazo. Baganiriye na mugenzi wacu Ishimwe Honore. Ntabwo mbasha gutunga umuryango wanjye uko bikwiriye, birumvikana. Hari ibibina nabagamo sinyibasha kwizigama, birumvikana. Nizigamaga 15,000. Ubu rero ndajya gutera ikiraka nk'umuyedi hano ku mashuri no hirya no hino ho bubaka. None nabona nk'icyo cya 5 nkarangura utunyanya, nkacuruza utunyanya na twavoka, ariko mva ntabwo bishaka kubumba wa muryango natungisha gasarere. Abantu bakoraga mu ma private ntabwo bitworoheye kubera ko tutagihembwa nyine. Urumva nk'umuntu wari usanzwe abeshejweho n'umushahara akaba atagihembwa, ntabwo kubaho byoroshye, kwaba kwishyura inzu, kwaba kurya, kwaba n'ubuzima busanzwe bwo mu rugo nyine namwe muzi ntabwo biba byoroshye. Nashatse udukoko dukeya nushyira mu rugo nyine, ntabwo navuga ngo twangaburira ngo tumpaze cyane ko mu bigo bya priva benshi buryo usanga bakoresha mituweli nk'izi zisanzwe. Bigasaba rero niba wateganyaga kuzatanga ubwishingizi mu kwivuza ukoresheje umushahara ntibikunze. Icyo gihe umuntu abacungira gutwa yasaruye mu murima. Umuntu afite umushinga wo kubaka kandi wari utararangira kugeza ubu ngubu byahagarariye aho ngaho. Nakoreshaga amafaranga mpembwa ku bwarimu. Hari aho ninasinye kontra y'amasezerano makeya, ariko byakara akazi kameze nk'ubukonsilita kandi hazamo duke. Ikindi nagiye muri gahunda zigendanye n'ubuhinzi, twese turategereje imvura yuko yagwa. Urabona COVID igitangira byabaye ikibazo gikomeye pe, kontra zirahagarara. Ubwo rero ndeba kujya nicaye ntegereje umugabo kampereza, mbona nta gaciro bifite. Ubwo kuri konti nafiteho udufaranga tanageze no ku 50,000. Nigira inama yo kujya njya mu dusoko duciriritse nkarangura udukamara, nkarangura utuntu nyine tworoheje tutansaba ibintu byinshi. Ndenda naka ikimeza ku muntu usanzwe ukora ku isoko, ndamubwira nyemerera njye ku ruhande bwo hashyiraho uyu munsi utwo nungutse nkagenda nongera, ariko ubu ngubu ntabwo naburara cyangwa ngo abana banjye baburare. Turabashimiye aba barimu. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 07 87 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Eco bifatanye. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo.
mu gihe bamwe mu barimu bo mu mashuri yigenga bavuga ko batorohewe n'imibereho muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19 kuko badahembwa. Ishimwe Honore yaganiriye n'umujyanama mukuru wa komite y'ubuvugizi y'abarimu bigisha mu mashuri yigenga, atangira amubaza icyo bari gukora mu gufasha abarimu bo mu mashuri yigenga kubaka ubushobozi. Reka tumwumve. Icyo buri wese ari gukora kijyanye n'ubuzima bayeho naho ari, ntabwo bose bari gukora bimwe. Birashoboka ko ushobora gusanga umuntu yakoraga mu bigo byigenga ariko afite yenda uwo bashakanye ukorera ahandi, nk'uwo nguwo hari amahirwe aba afite arenza y'abandi kuko yenda mu rugo hari ikihinjira. Nk'uko ibigo byinshi by'amashuri yigenga biba mu mijyi, abenshi ugasanga yakarabaga amafaranga, yacanaga amafaranga, yogaga amafaranga, yaryaga amafaranga, mbese ibimubeshejeho byose ari amafaranga. Ubuzima bayemo burakomeye, buri wese yirwanaho. Hari abagiye gusaba akazi k'ubufundi nimba hari nosiyo yari afite kukubaka, hari abagiye gusaba akazi k'ubuyede, hari uwatoye imboga ajya gucuruza nimba yarabonye umuntu umuha ibihumbi bingahe. Ni ibituma barya uwo munsi. Ubu hari bagenzi banjye uyu munsi naba nagize amahirwe yo kugira icyo mbona, nkaba mbonye 3 nkamuha 1,000 nkasigarana 2 kuri mobile money, nawe ubwejo nkaba nahebye akaba hari ahandi yabonye nawe bikaba gutyo akangurira akamitiyu nanjye ejo nkakamugurira. Nibyo ese nk'ihuriro mwe mukora iki ngo mubashe kwiyubakira ubushobozi? Covid yaje itunguranye, hashobora no kuza ibindi bitunguranye muri ubwo buryo. Uyu munsi icyo nakubwira mbere na mbere, icyo dufite imbere no kugira ngo abarimu mu mashuri yigenga bakorerwe ubuvugizi ku birebana n'amategeko. Hari ibibazo twabanaga nabyo mu mashuri ariko ntitubibonere umwanya, ariko kuva Covid yatera tukabona ibibazo ikuruje mu gihugu cyacu, hari ibyo yashyize ahagaragara. Rero ibyo nibyo biri kudutera gutekereza cyane kugira ngo habeho ko hari ibyavugururwa mu nzego z'amategeko kugira ngo ibyatubayeho iki gihe bitazongera kutubaho cyangwa se bikaba ku bandi. Twabonye neza ko umwarimu mu mashuri yigenga nta tegeko rimurengera. Uyu munsi iyo tuvuze stati yihari yigenga abarimu, ntabwo umwarimu mu mashuri yigenga arimo. Uyu munsi kugira ngo ubone itegeko umwarimu mu mashuri yigenga agenderaho ntarihari. Ubu itegeko abantu bifashisha ni itegeko ry'umurimo. Wareba itegeko ry'umurimo uko ryubatse, n'ukuri ukabona ririya tegeko abakozi rigenga ntabwo ntirikwiye kugenga abarimu bo mu mashuri yigenga. Bigera igihe rero abarimu twagiye twikusanya kuri imbuga za WhatsApp, tuganiriraho, tugira amakomite y'ubuvugizi agenda agaragaza ikibazo mu nzego zitandukanye. Hari inshuro nyinshi Minisiteri y'Uburezi yandikiwe, ndetse hari na delegation yagiye kuvugana na Minisitiri w'Uburezi, bagira ibyo bamusaba. Kugera uyu munsi nta kintu kigeze gikorwa. Turamushimiye. Ese wowe uduteze amatwi wumva hakorwa iki ngo mwarimu wo mu mashuri yigenga yubakirwe ubushobozi? Dusangiza igitekerezo cyawe kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo. Reka dukomereze ikiganiro cya none ku buhamya bwa Niyoyita Françoise, umwarimu wo mu karere ka Ngoma wigishaga mu ishuri ryigenga, wahisemo gukora ubucuruzi buciriritse mu gihe ategereje ko amashuri afungura. Ibi ngo bifasha umuryango we muri iki gihe. Ni ukuvuga ngo Covid ikimara, umuntu wa mbere akimara kugaragara, ikintu cyahise kibaho, hahise habaho guhagarika amashuri, abana basubira mu ngo, ndetse n'abakoresha bacu baduha amabaruwa aduhagarika ku kazi yo gusesa amasezerano. Turumvikana semene yose ya mbere nicaye mu rugo, ariko ndi gutekereza ngo ese ejo bizagenda gute, kuko hari amafaranga yarahari, ntangira kuyapangira no gushakisha inzu yo gukoreramo. Nubwo buryo nahise ntangira. Icyo gihe numvise nyine nguye mu kantu, ariko numva yuko ntakwiye guheranwa no kutabona umushahara, ntangira gutekereza uburyo kinabona ikindi kintu cyasimbura umushahara kugira ngo ubuzima budahagarara. Nahise ntangira gucuruza ku dufaranga nari mfite,
umutware wanjye aramfasha mpita ntegura umushinga wo gucuruza aha muri butike mu mbona nuko nahise mbigenza. Nabonye yuko atari byiza nk'umudamu kuguma mu rugo kuko nabonaga iki cyorezo kidafite kurangira vuba, ndavuga ngo ntabwo ari byiza ko umutware wanjye yashugurikira urugo wenyine, mpitamo nanjye gushaka icyo nakora kugira ngo dufatanye urugo rwacu ndetse n'abana bacu batere imbere natwe ubwacu twiteze imbere. Natangiye mu kwezi kwa gatanu nibwo natangiye ubucuruzi. Biragenda? Biragenda buke buke bitewe n'ibi bihe turimo, ntabwo ari cyane ariko nanone ntabwo bihwanye no kwicara mu rugo nta kintu uri gukora. Hanyuma ni inama ki wagira bagenzi bawe b'abarimu? Inama nabagira ni uko bataheranwa n'umwuga umwe ngo baheranwe no kwigisha gusa, ahubwo bakwiye kwagura ibitekerezo umuntu agashaka n'ikindi cyamufasha mu buzima igihe icyo ari cyo cyose. Arakoze mwarimu Françoise Niyoyita. Mwibutse ko cyari ikiganiro ejo mugezweho n'umuryango Ejo Youth Eco ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Mu kiganiro cya none turi kuganira ku mibereho y'abarimu bo mu mashuri yigenga muri ibi bihe bya COVID-19. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Shuti bakunze b'ikiganiro ejo, tugeze noneho muri wa mwanya mwiza wo kumva agace k'ikinamico Sigasira y'uyu munsi. Reka tuyumve, turagaruka tunyuze amaso mu bitekerezo byanyu. Iyumvire igice cya 11 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Dansira yiyemeza kugurisha telefone ya Kayitesi ngo n'ubundi aho kuyifashisha yiga muri ibi bihe bya COVID-19 ayifashisha Samara. Kwa Ruzindana naho umuriro wari watse kubera icyuki Matilda. Bimeze bitubu wicikwa. Heregaho kuma icyayo uricaye uraca inzara. Niko muke. Mukesha ntabwo wumva umwanya maze nicyaha nta bombo. Imbabarira Ruzinda. Niba ushaka icyayi jya kucyaka icyuki Matilda. Kandi wa mugore uri ingari. Dore iyo njya kugukubita naho bihe. Ngo nkubita? Hakujya hasi beshi. Maze bavuga ibigoramye imihoro ikarakara. Kuba mvuze ko sirya ari habara nibyo byatuma nkubita. Nibe nawe ntabyo ari bimugaye nkaho. Wintukira umwana Ruzinda. Kandi ubifate mu mutwe. Ujye umenya ko batavuga ikimuga bavuga ufite ubumuga. Iyo babivuze arakirasa. Abondi surindo nyorira kumwihakana. Si wowe ntotezanya nawe ngo ntushaka kwinaha cya rutare bamenya ko umufite. Amagabo dashabaye gusa. Utanuka utikimuke. Utazanyanya. Nabusha. Nakume. Arakubita mama. Uhonda waki. Niko shamusi. Ndakumva. Nk'ahantu hazaharinze akarima k'igikoni ukareka kuhapfisha ubusa ko. Umvasha ariko uzi ko usetsa meto jewe njye kuvunikira urugo rutari urwanjye ninimuka se nzimukana ku karima niwe muko uzagasigira abandi ari cyose ariko byibura muri iki gihe gihari kazagufasha ubundi iyi corona yakatubereye isomo ryo gushakisha no kwiteganyiriza byehoreresha ukuntu iki cyorezo cyaje tuvuga ngo ni icy'abashino ariko uburyo kiri gukwirakwira uragatsindwa n'Imana ahubwo se nkose ndakumva ko nta kandagira ukarabugira abagusura batari njyewe ugenda na sanitizer ubigenzo ntuzi ko no gukora ku gikoresho runaka utarakaraba intoki ushobora kuhasiga virusi reka naragakemuye nanjye ngura sanitizer ahubwo ikibazo nagize ni kimwe buriya sanitizer ni uburozi uramutse uyisutse ahantu ukayicaniraho umwambi iragurumana ibaze rero kuyikaraba warangiza ukarya ikintu runaka kwigurumana akaba ari kwigurumana no mu gifu nkusi ndakumva dukaraba sanitizer kugira ngo yice virusi ariko se mu rwego rw'isuku n'ubundi ntibigomba gukuraho gukaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune igihe umuntu agiye kugira icyo arya burya bwose turashize urinde uduturaho urugi mama nuko bito igise nimumvire mu nzira ndarushye ariko se Kayite urira wiruka hafi kuduhirikaho inzugi uvuye hehe amasaha ko si wowe biteye se jewe ubu utanya ka telefone yanjye simba namenya amasaha ageze ngataha kare ariko ndebera habuze gato ngo abapolisi banjyane kurara muri stade cyakoze ujye umbabaza Kayite gute se none se urinda urara muri stade iyo utashye karura furuta nako ngo buhunge imirimo y'ahangaha none byihorere shameto nawe byakubaho cyakora umutwe wo kugura ibinini nkabigendera muri ibi bihe nawize neza kabisa ariko bamfashe mbabwira ko mama arwaye mvuye kumugurira imiti uranyumvira maze barandeka maze
kandi buriya mbivuga ndira ngo bangirire impuhwe cyakora kari gaseko nta keza koko ubwo umunsi wahuye na nta mpuhwe uzabigenza ute nyamara uba wihimuta turetse kayite none se ugira ngo icyo kinyoma uzakibeshya kanga nkwiyamemeto mama ibi byose ni ukubera wowe yewe ni ukuri nutansubiza telefone yanjye nzagukorera akantu kandi uzababara uranyumvira aka kantu Kayitesi azakora mama we kakamubabaza n'ibwoko kira aya marira ya fisi se utakira se ruzinda nangareke gukubita nyina mukesha azashyira yumvwe naho ubutaha ngayo nguko twizere ko agace k'uyu munsi kabanogeye reka noneho dufate umwanya twumva ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro tujye kugezwaho na Christelle W'icyeza turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro cya none umwanya ni uwawe Christelle. Nicole rakoze rero nshuti bakunze b'ikiganiro ejo nanjye ndabasuhuje reka ubutumwa bwanyu mbuhere ku bwa Hakizimana Ezekiel wagize ati nibyo koko abarimu bahuye n'ingaruka zitandukanye muri ibi bihe bya COVID-19 gusa bagomba kwishakamo ibisubizo binyuze mu gushaka n'indi mirimo kuko ntabwo bategereza ubufasha bwa leta gusa. Nzaba mwita Emmanuel wati yego abarimu bo mu mashuri yigenga bagezweho n'ingaruka nyinshi gusa ni byiza ko byabahaye isomo ryo kwizigamira ndetse no gushaka indi mirimo yababeshaho mu gihe amashuri atarafungurwa. Rero icyakorwa ni uko bagabanyirizwa inyungu ku nguzanyo ubundi nabo bakiteza imbere urugero bagatangira ubucuruzi buciriritse aho batuye n'ibindi. Harerimana Jean Paul uherereye mu murenge wa Jabana we ngo asanga ingaruka zageze ku barimu n'imiryango yabo zirimo imirire mibi amadeni ndetse no gutakarizwa icyizere aho batuye. Ngo icyakorwa mu kubafasha kwishakamo ibisubizo ni uko iramiro loan yagihabwa abarimu aho guhabwa ibigo by'amashuri ndetse n'igihe amashuri azafungurirwa byibura bagahabwa amezi 5 yo kuba baretse kwishyuzwa hakaniyambazwa imiryango mpuzamahanga igatera abarimu inkunga. Evode we ngasanga icyakorwa mu gufasha abarimu guhangana n'ingaruka za COVID-19 icyambere ari isesengura bakamenya ibibazo kugeza ubu abarimu bafite ubundi bagafasha abarimu bafite amadeni n'abandi bafite ibibazo byihariye nk'abakodesha cyangwa se bafite abana bagomba kwitaho ngo maze bagahabwa inguzanyo y'igihe kirekire. Ati ingaruka zageze ku barimu zizagera no ku burezi muri rusange kuko abarimu bamwe bagiye kwibera abamotari abandi bashinga butike abandi nabo bajya gukora ikiyede n'ibindi. Reka ubutumwa bwa none mbusoreze ku bwa Devoda Dusabimana uherereye mu karere ka Bugesera wagize ati abarimu bamwe muri ibi bihe bagerageje kwiyungura ubumenyi abandi bajya mu bucuruzi. Ibi byose nibyo bamwe muri bo bagezeho bikaba biri kubafasha guhangana n'ingaruka za COVID-19. Nicole wasubirana ijambo. Christelle urakoze kutugezaho ubutumwa nawe uduteze amatwi wadusangiza igitekerezo cyawe kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32 wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Ni naha rero dusoreje ikiganiro ejo cy'uyu munsi cyagarutse ku mibereho y'abarimu bo mu mashuri yigenga muri iki gihe. Mwakoze kubana natwe. Mbararikiye kuzakurikira ikiganiro cyo ku munsi w'ejo aho tuzaba tuganira ku myitwarire y'urubyiruko rw'abanyeshuri muri iki gihe cya COVID-19. Nshimiye bagenzi banjye bamfashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Nitwa Nicole Giraneza mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko numvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva ku wa 2 kugeza ku wa 6 isaa 1:40 z'umugoroba kuri Radio Sarusi ivugira kuri 97 ndetse n'101.9 FM.